igice cya 8 umurongo wa 30 biravuga ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, nabo yatsindishirije yabahaye iki? Musubiza ariko murabizi. Abo yatoranyije yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, nabo yatsindishirije yagize gute? Yabahaye ubwiza. Data tugaye icyubahiro muri uyu mwanya, uri kumwe natwe mu kuramya, uri kumwe natwe mu bintu byose byabaye uyu munsi. Turifuza gutega amatwi ngo twumve icyo tubwira. Reka ijambo rimanuke rifite imbaraga, reka ijambo rimanuke rifite guhindura, reka buri wese uri hano yakire revelation iri mu ijambo ryawe. Nk'uko twavuze ngo uyu mwaka turi mu mwaka wo kumenya ubwiza bwawe, reka uyu munsi bibe intangiriro, reka bibe foundation yo kumenya ibyo twakiriye muri Kristo Yesu. Tugaye icyubahiro ko ugiye kubikora mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. So ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye, ngo nabo yahamagaye yarabatsindishirije. Ntabwo yarangije aho ngaho gusa, ngo maze kubatsindishiriza kuri iki? Yabahaye ubwiza. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku bwiza cyangwa se glory, ariko reka nsobanure gatoya iryo jambo kubera ko iyo bigiye mu ndimi zitandukanye ibisobanuro biba byinshi. Iyo tuvuze glory cyangwa se ubwiza, ikintu cya mbere tuba tuvuga hariho ubwiza bw'Imana cyangwa se the glory of God cyangwa se icyubahiro cy'Imana. Harano Imana yavuze mu isezerano rya kera iravuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagisangira n'undi. Ruvuga ngo hari ubwiza Imana ifite, naho waba umeze gute ntishobora kubusangira nawe. Haleluya. Nubwo uri umwana w'Imana, Imana ihora ari Imana, kuko uramutse unganyije nayo nta mpamvu yagutera kwiramya, kuko ubundi uramya ikintu kikuruta cyangwa se uramya umuntu ukuruta. So ubaye ungana n'Imana nta nubwo wabona akamaro ko kwiramya. Hari abantu rero benshi barengera cyangwa se bibesha cyane bakavuga ngo twabyawe n'Imana, natwe turi Imana, ubwo twese turi Imana, Imana iri Imana, nanjye ndi Imana, twese turi Imana. None turi abana b'Imana, dufite ubumana muri twebwe, ariko hari icyubahiro. Definition ya mbere y'icyubahiro cyangwa y'ubwiza n'ubwiza butavangirwa bw'Imana, butuma twira. Bibiliya ivuga muri Timoteyo ngo Imana ituye ahantu hadashobora kwegerwa, ituye mu bwiza, muri shadow y'ubwiza budashobora kwegerwa. Hakabaho ubwiza bwa kabiri, aribwo bwiza twakwita mu cyongereza the manifested glory of God. N'ubwiza Imana itugaragariza cyangwa se iduhishurira. Muri Yohana igice cya 17, haleluya, Yesu yarimo asenga imbere y'abigishwa agiye gutandukana nabo. Arangije ageze ahantu hasi aravuga ngo Mana, ubwiza wampaye nanjye ndabubahaye, mbuhaye abigishwa banjye, like I give them my glory. Icyo arimo avuga ntabwo arimo avuga ubuhanga bw'Imana, yarimo avuga ubwiza cyangwa se his goodness and his grace. Mwambwiye amen. Ndashaka kubasobanurira ubwiza tuvuga n'ubu. When you talk about the glory of God, nimwumve gusa ko ari igitara cyaka kivuye mu ijuru kiturasira. Ubwiza bw'Imana ni iki? Muribuka Mose yabwiye Imana, amaze iminsi agendana n'Imana mu butayu bagenda, aravuga ngo Mana rero ngewe maze kurambirwa gusa ibintu byo kuza umbwira tugenda utwohereza abamarayika ngo batujye imbere, ngo tuzaca, ngewe ndashaka ko tujyana nawe. Nuti tutajyana ntabwo tuvanga, kandi ikirenze ibyo ndashaka kubona mu maso yawe. Mu cyongereza bavuga ngo Mose abwira Imana ngo I want to see your glory. Imana iti urashaka kubona ubwiza bwanjye? Imana avuga ngo nta muntu ushobora kubona my glory, nta muntu ushobora kubona ubwiza bwanjye ngo agire gute? Abeho. Ngo ariko kuko wagiriye ubuntu mu maso yanjye, ngo ibyo nsabye ibyo ndaza kubikora. Urabona hari laws Imana, hari amategeko Imana yica kubera ko yakugiriye ubuntu. Hari rules zimwe yirengagiza
just to show you his grace. Yavuga ngo kubera ko wagiriye ubuntu mu maso hanjye, ibyo wasabye ndaza kubikora. Na murebe uburyo Imana yamweretse his glory. Yaravuze ngo hariya hirya hari igitare, ngo ugende ukihishemo, ngo nzafata ikiganza cyanjye nguhishe, ngo nindangiza nzanyuza kugira neza kwanjye imbere yawe. Umva yamusabye iki? Ubwiza. Yamusabye kureba mu maso. Arangije ngo kugira ngo nkwereke mu maso yanjye nuko nzanyuza kugira neza n'imbabazi zanjye imbere yanjye. Mane magambo ubwiza bungana n'ineza yanjye. Mane magambo wabonye grace yanjye, wabonye ubuntu bwanjye, wabonye imbabazi zanjye, wabonye ubwiza bwanjye. Haleluya. Yohana amaze kubona Yesu arimo kubatiza, arimo kubona arimo kuza kubatizwa, aravuga ngo twamubonye ngo yuzuye ubuntu n'ukuri, ngo we beheld his glory, the glory as of the Son of God, ngo full of grace and truth. Ngo twamubonye yuzuye ubuntu n'ukuri, ngo ariko tumubona mu maso twabonye ubwiza, ariko tugiye kureba neza dusanga yuzuye ubuntu n'ukuri. Ngo hari ubwiza bw'Imana, haba hari imbabazi n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Haleluya. So Bibiliya iratubwira ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye. Ntiyarekera aho ngaho ngo arabatsindishiriza. Ntiyarekera aho ngaho gusa abaha ubwiza. Ntabwo ndi bujye cyane muri context y'ibintu byinshi by'iki cyanditswe. Ndashaka kubereka yuko Imana kudukunda no kudupfira ntabwo ari ibintu byayiguyeho. Ntabwo kuza kuducungura ari igitekerezo Imana yagize mu gitondo imaze kubona ko abantu bakoze ibyaha. Ngo abo yamenye ryari? Kera twari mu bitekerezo byayo. Iyo umuntu ajya kubaka inzu ntabwo ayubaka agira design yayo mu gihe arimo gushyiraho amatafari. Inzu ataranacukura aba afite mu bitekerezo bye. Imana itarakurema yari imaze kukudesigninga mu bitekerezo byayo, yari imaze kugushushanya mu bitekerezo byayo. Nuvuga ngo utaranabaho yari yamaze kugutoranya, utaranavuka yari imaze kugutoranya, utaraba umunyabyaha yari imaze kugutoranya. Haleluya. Byose byabereye isi itararema. Biravuga mu byahishuwe, mumbwira amen. Mu byahishuwe ngo umwana w'Imana ngo yatanzwe mbere y'uko isi ifatiro z'isi zishyirwaho. Ngo Yesu yaducunguye. Baba pastor bira kutubwira ari biki? Ntabwo ibyabaye imyaka 2000 bishize byari manifestation y'iby'Imana yari yamaze gukora kera isi itaraba. Yesu aza kumusaraba, byo twabonye ajya kumusaraba ejo bundi muri Israel, byari Imana kutwereka mu buryo bufatika ibyo yakoze isi itararema. Ni ukuvuga ngo na mbere y'uko Adamu akora icyaha, Imana yari yaramaze gushyiraho igisubizo. Mbere y'uko ikibazo kiboneka, igisubizo cyari gihari. Niyo mpamvu igihe ikibazo cyazaga, Imana ntabwo yatunguwe. Mumbwira amen. Imana ntabwo yavuze ngo yampaye inka none ndabigenza gute. No. Umuntu yakoze icyaha ati ndabizi, I know. Mu mukungugu niho wavuye kandi uhora wifuza umukungugu. So ntabwo ntunguwe nuko ukoze ibyaha, kuko igisubizo ndagifite. Antidote ndayifite. Kristo namaze kumutanga utarakora ibyaha. Kristo namaze kumutanga isi igifite amazi gusa idafite urufatiro. Yesu namutanze ntarashiraho ibiti. Yesu namutanze ntarashiraho amazu. Yesu namutanze utarakurema, kugira ngo ntazigera ntungurwa n'ikintu na kimwe wowe uzakora. Abo yametoranije kera yarabahamagaye. Haleluya. Ntabwo uhamagarwa uyu munsi, Imana yaraguhamagaye kuva kera. Ibi bintu bituma twumva ko Imana turamya ari Imana irenze uko dutekereza. Ngiye nguhamagara ari uko nagutekerejeho, ngiye ngutoranya ari uko hari icyo wankoreye, ngiye umuntu ngutoranya kuko hari ikintu wanyeretse, ariko Imana ngo yantoranije kera. Niba Imana itagira itangiriro ntigire n'iherezo, kera yayo ni ryari? Musubize. Kera y'Imana ni ryari? Niba itagira itangiriro ntigire n'iherezo. Niyo muri Zaburi avuga ngo nguhereye kera ngukageza iteka ryose. Nguhereye iteka ryose ukageza iteka ryose. Ngo Imana yahoze ari Imana. Uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose, Imana ni Imana. Noneho muri iyo teka ryose ijya gutangira yaragutoranije, irangije iraguhamagara.
ariko ibyo ngibyo ibi bibiri bya mbere kugutoranya no kuguhamagara yabikoze nk'Imana, ntabwo wowe ari kubimenya. Ndamutse ngutoranije mu bitekerezo byanjye, you cannot know. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ntabwo rigarukira ngo Imana yakunze abari mu isi cyane kugira ngo wizera wese atarimbuka. No. Kugukunda, kugutoranya ni ibintu nkora mu mutima wanjye. Murumva Imana yabikoze isi itararema. Na imaze kundema niki cyari kumenyesha yuko yantoranyije? Nuko hagati yo kuntoranya no gutsindishirizwa hari ikintu cyabaye. Njyewe naraguye. Njyewe navuye mu buntu bw'Imana biciye muri Adamu. Umuntu akora icyaha, umuntu aracumura, umuntu ava mu mugambi w'Imana, umuntu ava muri Edeni. Hanyuma hano gutsindishirizwa biba ikintu gikomeye kidashoboka, kubera ko wa muntu agomba gutsindishirizwa yagiye. Hanyuma Yesu amaze kuza, ikintu yakoze no kudupfira no kugira ngo dutsindishire iki kintu gisohore. Igikorwa cyo kuba yaradutsindishirize kibe fulfilled biciye muri Kristo Yesu. Bibiliya ivuga mu Baroma 4, biravuga ngo yapfiriye ibyaha byacu azuka kugira ngo dutsindishirize. Reka mabwire gutsindishiriza cyari cyo, the difference between kubabarirwa no gutsindishirizwa. Unkoreye icyaha nkakubwira ngo ndakubabariye, ikintu kiba kibaye nuko icyo cyaha kiba kikubarwaho, ubu gifite kiba kikuriho. Icyabaye nuko njyewe nakubabariye. Babyumva neza? Uko niko kubabarirwa. Icyaha uragifite, kikuriho, waragikoze, kizagukomezamo. Icyakubayeho cyiza nuko njyewe wagikoreye, nakubwiye ngo ndakubabariye. Gutsindishirizwa ni uguhindurwa umwere. Ntabwo ari kuguza kubwira ngo nubwo ugifite kukikuriyo ndakubabariye, ahubwo kuvuga ngo nicyo cyaha wakoze ndenze kukubabarira gusa ko nyigukuyeho uhindutse umwere. Murabyumva neza? Justification as if you did not sin. Ni ukuvuga ngo urubanza imbere y'amategeko n'imbere y'Imana iradeclaring, kuvuga ngo uyu muntu nta cyaha yakoze. Ni gute ba declarinze ko ntacyo nakoze kandi nzi ko nagikoze? Yesu agahita yitambika ati nuko icyaha wakoze nakishizeho. Haleluya. Imana ntabwo ari igisaza cyarwaye indwara yo kwibagirwa, cyageze kuvuga ngo arya wakoze ibyaha ntabwo mbyibuka genda. None Imana ntabwo yibagiwe, irabizi ko ibyaha bikoze kandi ntiyabyirengagije, kuko ni Imana yera, ni Imana ikiranuka. Ubuntu ntabwo ari kurengagiza ibyaha. Ubuntu ni justice. Imana ivuga ngo icyaha waragikoze kandi naravuze ngo ubugingo bwose bukora icyaha bugomba kurimbuka. Niko deal yari imeze. Ibihembo by'ibyaha ni iki? Iyo ni ihame ry'Imana, irashobora guhindurwa n'ikintu cyari cyo cyose. Hari abantu bavuga ngo njyewe ndera ndagerageza, nukuri ndagerageza uko nshoboye. No, Imana ntigeze dusaba kugerageza, yadusabye kwera cyangwa kutera. Iyi shati ntabwo bazayimesa kuko hose handuye. Iyo mfashe ikintu isosi yakagombye kuba ku isahani, nkafata gatonya nkagashyira ku ishati bajya kumesa, kubera iki yagize gute? Yanduye. Imana irakiranuka ku buryo n'agatashi niyo utekereje nabi gusa biba birangiye. Wowe navuga ngo oya urabizi, Imana irabizi, iyo ugerageje ibyita ko no Imana ntabwo ikora arondisemo. Vuga ngo warusigaje udupoint dukerekana uzuze ntacyo. Ubwo ntabwo ari ubwo umuntu bw'Imana bugomba kuzura cyangwa bube butuzuye. Nabaho urugero nimwe kera nababwira abantu bakina basket, yo uteye yo shuse cyangwa se woreje umupira ukagera kuri paniye ukazengurukaho ukegera wajya kwinjira ukajya hanze, uwo muntu ntabwo bamuha amanota. Ntabwo umusifuzi avuga ngo shaya yarigiye kugeramo n'ukuri, ntabwo turi mu habiri turamuha rimwe. No, ntabwo Imana ivuga ngo sha wari ugiye kwera bwari bugiye kwira utavuze neza, reka nkwite umwere gatoya. No, naho wakwitunganya neza kwa kundi ubyuka mu gitondo kuvuga ngo uyu munsi ntabwo ndi bucumure,
ntabwo ndi buvuge nabi, ndagenda neza, nta n'umuntu ndi busitareho. Ukageza saa sita nta kibazo, ukaniyiriza rwose kugira ngo ibiryo bitakugusha, ugakomeza ukageza nimugoroba. Wageza nijoro ugiye kuryama gatubya akisibye byana, kuki mutaryama? Mane ngo bya bintu byose wakoze uwo munsi uri umunyabyaha. Amana nagerageje. Imana ntabwo ishaka abagerageza, ishaka ababyuzuza 100%. Niyo biraba ngo aba bose bakoze ibyaha kubera ko batashikiye ubwiza bw'Imana, kuko batashikiye the standard y'Imana. Reka bahede definition y'ubwiza bw'Imana. Mu Cyongereza cyangwa mu Kigiriki ubwiza bisobanuye weight cyangwa se ibiro. Nicyo glory y'Imana bisobanuye uburemere. Nuvuga ngo iyo tuvuze ubwiza bw'Imana tuvuga uburyo Imana iremera. Ndashaka ko muyibaza Imana, mwumva Imana yaremera bingana gute? Mumbwira ibiro by'ubwiza bw'Imana bingana gute? Aho wabigereranya? Ibaze, ndashaka kubereka gutsindishirizwa. Ibaze hari umunzani, murabizi mujya mujya kugura ibirayi, ba munzani bashyira igifuka kimwe hano, bagafata no ku rundi ruhande bagashyiraho ibyuma kugira ngo bapime ibiro. Sibyo, umunzani ufite ibice bibiri. None ufata umunzani, igice kimwe cy'iburyo uhashire ubwiza bw'Imana, the weight, ibiro by'Imana. Kugira ngo bibalancing, ni iki kindi twashyira kuri uruhande rundi? Reka mbingite buri. Reka uruhande rumwe tuhashire kwera kw'Imana no gukiranuka kwayo. Hano ku isi ninde wundi twashira hano kuri uruhande kugira ngo balancing kwera kw'Imana? Twashire Claude. Ari umuvuze ngo kugira ngo ushire Claude wakiraho. Marimo kugira ngo hayo balance, kuko nihaboneka balance, igisubizo cya balance nibwo gakiza kari buboneke. Hataraho balance nta gakiza turi bubone. Imana yavuga ngo rero nta kindi kintu twashyira kuri on the other side uretse njyewe ngiye nkagenda ngafata side zose, nibwo hazabaho balance. Yesu aratubwira twese mumanuke muveho. Yasanze twese twuriyeho dushaka kugera ku bwiza bw'Imana, ariko ibyo bikavuga ngo bose ntibashikiye ubwiza bw'Imana. Asanga turimo turabyigana no kwera kwacu kugira ngo tubalansinge. Yesu ati mumanuke, manuka, vaho, manuka. Arangije yuriraho. Haleluya. Ku musaraba buriya Yesu yarimo yurira the balance. Yarimo yurira avuga ngo ngiye gupeza ubwiza bw'Imana, kuko mu isi no mu ijuru no munsi y'isi ntawe ushobora kuriraho ngo ahwane n'ubwiza bw'Imana uretse njyewe umwana wa Yesu Kristo. Arangije amaze kuriraho, Imana avuga ngo wallahi nibwo bwa mbere mu buzima bwanjye mbonye umuntu ujya kuri balance hanyuma ibintu byose bigahura. Haleluya. Kubw'ibyo ngo umuntu wese uzitegereza uyu mwana wazabona ubugingo buhoraho. Umuntu wese uzizera uyu mwana wanjye wuriyeho nzamubaraho gukiranuka k'uwo mwana. Niyo mpamvu gukiranuka kwacu guterwa no kwizera, niyo mpamvu kwera kwacu guterwa no kwizera, niyo mpamvu n'ubwiza kubugenderamo bizagenderwa mu kwizera. Mumbwire amen. So gutsindishirizwa, twatsindishijwe kuko Yesu yagaragaje iby'Imana yakoze kuva kera. Jesus. Haleluya. Yesu yamani mu Cyongereza, urabona Icyongereza. Yesu yahishuye iby'Imana yaratekereje kuva kera. Kudupfira, kuducungura, kutubabarira, kudutoranya, ibyo byose Imana yari yamaze kubikora. Bura gutsindishirizwa nabigereranya na receipt uhabwa iyo umaze kwishura. Kera twajya kwishura Minerva, ariko twakwibagira kujyana bordero ku ishuri bakatwirukana n'abandi batishyuye, kandi wishyuye amafaranga ari muri konti. Ariko kubera ko batabona icyemezo, babyita gute mu Kinyarwanda? Inyemeza inyemeza bwishyu, ugomba kuyigenda kugira ngo ujustifie ko wishyuye. Yesu rero yatazuka akadupfira gusa, twari kuba twarababariye. Ariko imbere ya Satani, imbere y'isi, imbere y'amadayimoni, imbere y'Imana, nta kintu twari kwerekana cyerekana yuko Yesu yadupfiriye koko, nuko yagombaga kuzuka. So kuzuka kwe kwabaye receipt.
niyo mpamvu amaze kuzuka yazamutse mu ijuru, azamukana amaraso ye avuga ngo dore Mana, dore I'm alive, ndi muzima. Ni ukuvuga ngo ibyo nakoze ku musaraba biri valide. Uzanyiyambaza wese azabona imbabazi kuko nazutse. Uzashaka gukiranuka wese uzabimuhe kuko nazutse. Uzashaka guhembuka wese uzabimuhe kuko nazutse. He is the proof. Niyo ngo gutsindishirizwa ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umukristo. Kutabisobanukira ngo utabizera ni nko kugendana ibintu wayishyura ariko udafite receipt. Ahantu hose ugeze bakaguhagarika. Even na Satani akakubonerana akaguhagarika kuko nta receipt ufite. Ariko uyu munsi turacakiye. Hallelujah. Vuga ngo mfite inyemeza bwishyu ko nababariwe, ko nacunguwe, ko nabohowe, ko ndi umwana w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. I have the proof. Satani n'amadayimoni n'indwara n'ibindi byose birabizi ko ufite proof. Ikibazo ngwa kwibaza se uyu proof urayifite iri hehe? Iri mu ijambo ry'Imana. Abita ku ijambo nibo batazanyeganyezwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. So ngo abo yacunguje yarabatsindikirije. Fact yuko biri muri past tense kandi biri mu bintu Imana yamaze gukora, bisobanura ko ni ibintu biri available. Hallelujah. Umwana w'Imana azakwereka mu cyanditse ndi burangirizeho, ntabwo yaducunguye gusa ngo ivuge ngo dore ndabishuriye ndabababariye none ndagiye ngo mukomeze mwirwaneho. No, there is a life after the cross. Hari ubuzima nyuma yo gukizwa, hari ubuzima tubamo, ubwo ni ubuzima bwo kuba mu bwiza bw'Imana. Niyo mpamvu abo yatsindishirije atarekeye aho ngaho, ahubwo yabahaye ubwiza, yabaye access yo kwinjira mu bwiza bwawe. Kuko mbere yuko Yesu adupfira nta muntu washoboraga kwegera ubwiza bw'Imana. Hallelujah. So abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Vuga amagambo ngo Imana yarantoranyije, Imana yarampamagaye, Imana yarantsindishirije kandi yampaye ubwiza. Hallelujah. Hallelujah. So ubu bwiza bwabaye revealed kubera Kristo Yesu. Ubwiza bwahishwe imyaka n'imyaka abantu batashobora kubona, ariko ku bwa Kristo twabonye ubwiza, twabonye access mu bwiza bw'Imana. Hallelujah. Petero wa mbere igice cya mbere, ateguye ibyanditswe bibiri gusa. Ndahera ku murongo wa 10 ndabereka ubu bwiza bw'Imana. Ntabwo ari ibintu by'uyu munsi. Biratwereka ngo abahanuzi, bavuga abahanuzi, wibuke ba Yeremiya, ba Ezekiel, imyaka ibihumbi na mbere yuko yasaza. Ngo abo bahanuzi bahanuye ibyako gakiza. Ako gakiza nakahe? Nako wowe ufite uyu munsi. Ngo imyaka ibihumbi n'ibihumbi barabihanuye, ngo barondora n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa. Hallelujah. So igihe Yeremiya yarebaga kure, abona ibihe turimo, yabonaga gakiza dufite, abona n'ubuntu tugiye guhabwa kuko bo batari babufite. Bari bafite amategeko, bafite ibindi bintu bibagenderaho, ariko bareba kure, Imana yabafungura amaso ngo mbega ubuntu bugiye kuzatangwa, mbega gakiza kagiye kuzatangwa. None mutekereze barimo barabireba bakabona wowe uri kure ufite ayo mahirwe, urimo gukerensa ubwo buntu bw'Imana, urimo kwanga kugakira. Bo bari kwifuza ati watugeza ngo iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishimikire. Murongo ukurikira barondora igihe icyari cyo n'ibimenyetso byacyo. Nongo iby'agakiza kacu n'iby'ubuntu bw'Imana ntabwo ari ibintu manzi azanye uyu munsi yashize umwaka, ntabwo ari inyigisho z'ejo bundi. Abahanuzi barabihanuye, si ukubihanura gusa, bagaragaza n'igihe kizaba, barangije bashyiraho n'ibimenyetso bizagaragaza ubwo buntu bw'Imana bwaje. Hanyuma ngo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imbaraga ya Kristo itari yaba. Aba bahanuzi bagaragaje umwuka wera yabakoreye, umwuka wari utuye muri wowe.
niwe wagiye arababwira ngo mugende ndabereka iby'imbaraga z'ubuntu bw'Imana buzagaragaza, barangije batangira no kurondora ibyo Kristo azakora kandi bitaraba. My goodness. Ibaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi abantu bavuga ibintu, hanyuma wowe ibyo bavuze nibyo ubaye mu uyu munsi. That's why when we preach the gospel, iyo tubwirije ubutumwa bwiza tuba turimo kubahamiriza ibyo abahanuzi bahanuye kuva na kera kose, kugira ngo ubashe kubiryoherwa. Haleluya. Imibabaro ya Kristo, ngo bahamije imibabaro ya Kristo, uko yababajwe, uko yabayeho mu isi, uko yakubiswe, barabihanuye. Ariko mwumva iki kintu, ntabwo bahanuye gusa imibabaro ya Kristo, ngo n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. Hallelujah. Mucyo ngo they prophesied about the sufferings of Christ and the glory that should follow. Bagomba kuvuga imibabaro ya Kristo, ariko ntabwo irangire mu Kristo gusa, and the glory izaterwa n'imibabaro ya Kristo. Niyo ngo uyu munsi ibi bikubera ibyiringiro, n'igihe ubabajwe, n'igihe uri mu bibazo, ujye wibuka your attitude should be I'm walking in the glory of God, nubwo ndimo kubona ibintu bitandukanye n'ibyo nizeye. Kuko nyuma y'umusaraba God released his glory to his people. Imana yerekuye ubwiza bwayo kuri twebwe, kuko abantu bahanuye imibabaro ya Kristo n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagomba gukurikira. Oh my goodness. Duhese cyubahiro. Hari ubwiza tugenderamo. Niyo mpamvu uzarebe n'igihe uri mu bibabaro ikomeye cyane, uhamagara Imana ukayumva, usenga Imana ikagusubiza, uramya Imana ukabona hari kubera iki? Ubwiza bw'uburyo bwinshi bwamaze kurekurwa, kuko Yesu yamaze kubabazwa. Iyo tuvuze ubwiza, ntabwo bivuze ngo ujye kubaho isaha n'isaha uri mu mahoro gusa cyangwa uri mu munezero gusa. Hazaza ibibazo. Yesu yavuze ngo isi ngo muzageragezwa n'ibintu bitandukanye, ngo ariko muhumure nanesheje isi. Haleluya. Ngo uzanyura mu bibazo, ariko I want you to remember yuko hari ubwiza bwanjye bwamaze kurekurwa, kuko Kristo yamaze kugupfira. Bizatuma utagengwa n'ibibazo cyangwa se n'ingorane no kunyuramo, ahubwo uhora wibuka ubwiza bw'Imana, bikagutera imbaraga zo kunyura muri ibyo bintu byose. Haleluya. Bahanuye imibabaro n'ubwiza bwinshi bwagomba kuboneka. Niyo mpamvu Yesu yarapfuye, musubize, Yesu yarababajwe. This is the time kugendera mu bwiza bw'Imana, kuko niba barahanuye ibibabaro, bahanuye n'ubwiza. Niba Yesu yaranyuze mu bibabaro, natwe uyu munsi turi mu bwiza bw'Imana. Abigishwa ushobora no kwibaza ikibazo kimwe abigishwa nabo bibajije. Yesu amaze kubabwira ngo mbahaye ubwiza bwanjye, ngo mbahaye amahoro yanjye, ugiye kugira mu cyubahiro. Bamwe bibajije yuko bagiye nyine kugendera mu mbaraga no mu bwiza bw'Imana bukomeye. Yesu akimara kurenga, nibwo batangiye kubafunga, batangira kubakubita, batangira gutotezwa. Bamwe batangiye no kureka ibya Yesu, ati none se uyu muntu yaratubwiye ngo tujye kugendera mu bwiza, tujye kugendera mu mbaraga, none bimeze gute? Ariko ntabwo basobanukiwe ubwiza. Nuko Yesu amaze kugenda muri uko gukubitwa kwabo, muri uko gufungwa, kubera ibyo ngibyo, niyo mpamvu uyu munsi natwe tuzi ubutumwa bwiza. Amen. So niba imibabaro yaratumye isi yose imenya ubutumwa bwiza, iyo mibabaro iracyari imibabaro, ahubwo ko bibihindutse ubwiza. Haleluya. Ntabwo yababwiraga ubwiza, nayo yababwiraga kudasonza cyangwa kudakubitwa. Yarabwira ngo ibyo nabashyizemo bizi multiplying. Haleluya. Niyo mpamvu twemera ubuhanuzi batubwiye ko hano hari hatoya, nubwo ko Imana igiye kumultiplyinga ibyo yashize mu mutima wawe. Ubu butumwa bwiza mwakira uri muri mwebwe, niba utangira kwimultiplyinga n'u Rwanda ruzaba rutoye. Nuko amen, nanyu ufite intege nke ko. Haleluya. So this is the glory of God. As we preach, naza kubereka ubu bwiza buturuka. Ubu bwiza uko ugenda ubwakira, uko bugenda bugwira muri wowe, iyo busohotse busokana inshuro zirenze ubwo izo wakiriye. 12. Kandi bahishirirwa yuko batabyiyerekewe, mu magambo ntabwo babirebye ku bwabo, ahubwo ko ari mwe. Wow. Oh la 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 la.
ese naje muri church nyayo cyangwa turi muri asavoshi pano? Igihe abigishwa babihishurirwaga cyangwa se abantu babishirirwaga barabye ngo attention, ntabwo ndimo ndabibereka ku bwanyu, ahubwo ndabibereka ku bwa Eric na ba Claude na Banita, kandi beshurwa yuko batabyereye ahubwo ko ari mwe babyerekewe. Cyarwanda cyawe deep hano kabisa, nimwe bya nimwe bavuga ngo ninjye bibyivugire, nitwe babyerekewe, niyo ngo bagize iyo revelation for my sake, kugira ngo nimbigiremo nzavuge ngo barabibonye, nimbigenderamo nzavuge ngo byaranditswe. Nubona ngendera mu bwiza bw'Imana ntuzatungurirwe kuko barabinyerekewe. Oh haleluya! Ibyo none mumaze kubibwirwa n'iki? N'abababwirije ubutumwa bwiza. Ubwiza bw'Imana buri folded into the gospel. Ntabwo uzigira ubugenderamo no kubisobanukirwa nudatega amatwi ubutumwa bwiza. Nukomeza kumva inyigisho zo ngo abanzi bawe barapfuye, ndabona bagiye kujwigira imbere yawe, Imana igiye kubereka bose babirebe, igiye kubakubita, hanyuma ukavuga amen. Kandi wowe wita umwanzi wawe muricaranye, kandi nawe iyo akurebye akubona umwanzi, iyo muvuze amen Imana ikubitana. Nuko usanga Dabrat yita ko Dada ari umwanzi we, na Dada yumva ko Dabrat ari umwanzi we. None nkavuga ngo Imana igiye kwica abanzi bawe. Iyo bombi bavuze amen, Imana ibigeza gute? Ntabwo iba confused. Ibyo bintu mubiveho, mugarukire ubutumwa bwiza. Ibyo nta Kristo urimo. Imana ntabwo mumbare gukoresha ijambo. Imana ntabwo ari nk'imbwa yawe wohereza. Genda undumire uriamo, genda unyicire uriamo. Mana yambabaje, genda umwice. Imana ntabwo ari umuboyi wavuga ngo mukorere iki, njye kumutera indwara ndagiye, njye kumuvuma. Imana ntabwo ari kwimeza. There's another glory iri beyond abanzi bawe gupfa, aho gukumba kwifuza ko babaho bakawitnessinga ubwiza bw'Imana ku buzima bwawe, hanyuma nabo bakabona amahirwe yo guhindurwa n'iby'Imana igukora. Niyo mpamvu ubu bwiza bahishuwe barabufashe babushyira muri package imwe gusa yitwa ubutumwa bwiza. Bivuga ngo for you to unlock this glory, you have to unlock the gospel of Jesus Christ. Niyo mpamvu naho tutagira teme, tuzabwiriza ubutumwa bwiza kuva turiho kugeza dupfuye, kuko niho honyine ari imbaraga z'Imana zihesha uwizera wese gukizwa. Weretse ukwereka umuyuda ukageza kumugira iki. Bana sifiwe. Ubutumwa bwiza. Hanyuma babwirijwe n'Umwuka Wera woherejwe ava mu ijuru, kandi ibyo abamarayika babigirira batsiko bashaka kubirunguruka. Niba nshize ijambo kuri projector ntabwo bivuze ko ari amagambo biri mu Bibiliya yawe. Ibyo we ubayemo wicariye, abamarayika babarunguruka bashaka, bababyigana bashaka kubirunguruka, barungira ku bwiza bw'Imana bukuriho. Niyo mpamvu nabo bafite amatsiko umunsi bazakubona utambagira winjira mu ijuru, babona mbega abantu Imana yaremye, mbega abantu Imana yatsindishije, mbega abantu Imana yatoranije, mbega abantu Imana yahaye ubwiza, kuko ibyo ufite ntabo babifite. Ngo ufite ubwiza bw'Imana, ufite ineza y'Imana ku buzima bwanjye. Vuga ngo uyu mwaka nzagendera mu mbabazi z'Imana, nzagendera mu bwiza bw'Imana. Haleluya, haleluya. Ndangirize kuri ibi bintu ugomba kwitwararika kugira ngo ibi bintu bikubeho. Haleluya. 13 icyambere nuko mukenyere mu mitima yawe. You need to ugomba gukenyera mu mutima wawe, ndaza mu Cyongereza bavuga ngo therefore prepare your mind for actions. This is the first thing. Niba ushaka kugera muri ubu bwiza bw'ubutumwa bwiza, ugomba gutegura umutima wawe. Prepare your mind and your heart. Iyo tubabwira ngo ngwino usenye, ngwino mu materaniro, what you are doing, we are preparing your mind. Kuko iyo mvuga amagambo nk'aya mba ndimo kuvugisha ibitekerezo byawe, mba ndimo kuvugisha umutima wawe, kugira ngo iby'Imana yatubikiye mu butumwa bwiza byose utabibura.
So for you to uyu mwaka niba ushaka kwinjira mu bwiza bw'Imana ntabwo bizagusanga gusa aho uri. You have to prepare your mind. Hallelujah. Cya kabiri, mwirinde ibisindisha. Ibisindisha hano bivugwa, be sober minded. Ibisindisha bura ntabwo ari inzoga gusa. Ibisindisha ni ikintu cyose gifata control y'ibitekerezo byawe. Urabyumva neza? Kuko ikindi kintu ni gikontrol ibitekerezo byawe, ijambo ry'Imana ntabwo rizagukontrol. So prepare your mind and be sober minded, cyangwa se wirinde ikintu cyose gikurangaza. Cyanyuma, wiringire rwose mu buryo bwuzuye impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. The revealed glory of God. Ushobora kubidefinisa, Yesu nagaruka azatwishurira, ariko as you read the word, uko ugenda uterana, uko ugenda umenya Kristo, Kristo araguhishurirwa, ukamubona, ukamumenya, ukamenya n'ubuntu bwe. Prepare your mind for actions, be sober minded, and have hope in the grace of God. Wiringire ubuntu bwe, wiringire imbaraga zawe. You will not make it uyu mwaka kura ko ari ikintu wakoze. Only the grace of God. Ibyo ushaka kugeraho byose biravuga ngo niwishingirize ku bwenge bwawe, ahubwo ibyo ushaka byose ishingikirize ku Mana. Hope in the grace of God. Nibwo uzabona manifestation of His glory mu buzima bwawe. Niba ari ikintu wumvisha gira gute. Hallelujah. Uriteguye kugenda mu buntu bw'Imana. Uriteguye kugenda mu bwiza bw'Imana. Wite ku butumwa bwiza. Kugira mugeze ngo ita ku butumwa bwiza. Wite ku butumwa bwiza rwose. Hallelujah, hallelujah.